Imana itureba tutayireba tuyigire gute? Muri uku kwezi kwa karindwi, muri iki gice cya kabiri cy'umwaka, nzanye itangazo rivuga ngo itureba tutayireba tuyubahe kabisa. Hanyuma rero mfite impamvu nyinshi zatuma ntabishinga. Niyo abandi banze kubyina nge ndabyina, niyo abandi banze kujya mu cyaro nge njyayo, niyo abandi banze kuvuga Imana neza, nafashe umwanzuro wo kwivuga neza. Igendera nkaba nibutse utuntu twinshi ngahagarara, kongera nkavuga ni Imana icubahiro, wenda nibura nk'inshuro 3 bamenye ko urambona aragira ngo narasaze, ariko uwandinze aravuga ati nyamara mfite akana. Ariko abagabo n'abasore bari hano hanze ntago batuma tukigeramo. Mubwira bati mwana turareka amagambo, hano hanze hari abana bahiye, hari abana bisize, ntago mbega cyari cyiza twari tunakunze kukijyamo, ariko abagore n'abakobwa bari hano hanze ntago batuma tukigeramo. Aravuga ati kamamagara abagore hari bo barampumuriza. Aravuga ati mwabagore i Kanani mwahabonye muti? Bagore baramubwira ati icecekere, icecekere nta makuru ufite. Aravuga bati nyamara igihugu cyo ni cyiza, n'imbuto twazizanye, ariko abagabo n'abasore bari hanze aguha 5 yakugurira irindazi, ubundi akaba kuyobeje inzira. Akuguriye mvireyo rimwe gusa, mvireyo rimwe cyaka kugurira umusururu, inzira ukabura yiyobye. Dore rero twebweho dufite ibibazo byo mu ngo, ibibazo by'abanyeshuri, ibibazo, ariko abagore n'abakobwa bari hanze nabo ntago batuma tujya. Baravuga ati yewe n'urwunge ruri hanze aha ntago rwatuma tugerayo, inzoka yaragashutse. Makuru se ufite amakuru yuko abantu bagufi ya Yesu yabitayeho? Nta handi Yesu yaraye keretse kwa Zakayo. Ubwo rero arakoze, Imana imuha umugisha. Ndabona abana basohotse n'abandi bagende baregera imbere kugira ngo tuze kubona uko tuganire. Nanjye simbatindira, ndashaka kugira ngo tuganire ku ijambo rimwe ryitwa ngo, ko mutavuze ngo ntabwo mushaka ko mbibabwira se? Ni ijambo rivuga ngo itureba tutayireba tuyubahe. Itureba tutayireba tuyigire gute? Muri hano narimvuze ngo tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo itureba tutayireba tuyubahe. Bimbwirire mugenzi wawe mwicaranye, mubwire uti tureba tutayireba tuyubahe. Imana itureba tutayireba tuyigire gute? Muri uku kwezi kwa karindwi, muri iki gice cya kabiri cy'umwaka, nzanye itangazo rivuga ngo itureba tutayireba tuyubahe kabisa. Muremera kuyubaha abajya muguri? Banyarwanda, banyarwandakazi, muremera kubaha Imana? Itureba tutayireba tuyigire gute? Sawa. Dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yosuwa ibice 24. Turasoma murongo wa 14 n'uwa 15 ndetse na 16. Hanyuma tuze kuganira ko itureba tutayireba dukwiye kuyubaha. Hanyuma bayubahira mu mujyi, abantu bayubahira mu cyaro, bayubahira hatagera umuhanda, bakayubahira n'ahagera umuhanda, bayubaha bakodesha, hanyuma bakanayubaha baba mu mazu yabo. Imana nta hantu utayubahira kubera ko hose irahareba. Izina ry'Uwiteka rihimbazwe. Hanyuma reka dusome, hari ijambo rivuze ngo Yosuwa 24 n'umurongo wa 14. Hari ijambo rivuze ngo nuko noneho mwubaha Uwiteka, mumukorere mu by'ukuri mutaryarya, kandi mukureho za mana basogokuruza banyu bakoreraga hakurya ya rwa ruzi no muri Egiputa, mujye mukorera Uwiteka.
15. kandi niba mutekereza ko ari bibi gukorera Uwiteka, uyu munsi nimwitoranirize uwo muzakorera. niba ari izo mana ba sogokuruza banyu bakoreraga zo hakurya ya rwa ruzi, cyangwa imana z'Abamori bene iki gihugu murimo, ariko nge n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. abantu baramusubiza bati, kwimura Uwiteka ngo dukorere izindi mana biragatsindwa. abantu baramusubiza bati, kwimura Uwiteka ngo dukorere izindi mana birakagira gute? Biragatsindwa. muvuge ngo amen. ubu ndi mu minsi yo kutishinga abantu, ndi mu minsi yo kutishinga abantu. niyo ndi kugera mu rusengero nakwicarira nkiri inyuma, nkicarana n'umuntu nkabona ntari gufashwa, nafata umwanzuro wo kumwimuka kubera ko ntago mbanza kamuzanye, sinamenya nako akenyereyeho. ubwo niyo gahunda nge mfite, cyakoze itandukanye n'iyanyu. cyakoze hari n'igihe abantu bagera mu rusengero, umwe yaje kuyisaba ibiryo, undi abisize mu rugo, yagera mu rusengero akifata guca nkaho ari umudepite uri mu nama. hanyuma nawe waje kubisaba mu rusengero kavuti kanifate nka kazungu, kandi twese ntago tumeze kimwe. niyo mpamvu buri muntu wese aba umusazi bitewe n'ihembe bamutunze. mbonye abantu bazamuye buriya bari kubwira Imana bati, Mana ubu kwa karindwi uzana uburinzi, umanura uburinzi rwose. mbonye abantu barimo bazamura buriya bari kuba bati, wizanire uburinzi, izina ry'Uwiteka rihimbazwe. hanyuma rero mfite impamvu nyinshi zatuma ntabishinga. niyo abandi banze kubyina nge ndabyina, niyo abandi banze kujya mu cyaro nge njyayo, niyo abandi banze kuvuga Imana neza, nafashe umwanzuro wo kwivuga neza, kubera ko nta wundi waduha agaciro, nta muntu waduhaye aka gaciro keretse Imana. mbega aka gasura ni ukubera Imana, kuba turya ni ukubera Imana, twambaye conga ni ukubera Imana, twambaye amakositimu ni ukubera Imana, dushatse ni ukubera Imana, tubyaye ni ukubera Imana, izina ry'Uwiteka rihimbazwe. ntabwo rero mfite umwanya wo kuba nahendahendera abantu gufashwa, kubera ko ibintu bidufasha turabigendana. njyewe byanjye bimfasha ndabigendana. hari n'igihe mba nibereye nko mu modoka nkibuka ko twagendaga n'amaguru nkaba ndeye haleluya. hari n'igihe niberaho naba ndi kwigendera nkaba nibutse utuntu twinshi ngahagarara, kongera nkavuga ni Imana icubahiro, wenda nibura nk'inshuro 3 bamenye ko urambona aragira ngo narasaze, ariko uwandinze aravuga ati, nyamara mfite akana, hari akana mfite hariya hepfo. Yesu ashimwe cyane. na n'ubundi bavuze ko uburo bwinshi butagira umusururu. ntabwo ari ngombwa ko tuyinezeza turi benshi. nta nubwo naje hano kugira ngo mbanezeze, ahubwo ndi gusenga nkavuga ngo icamba kanezeza boss. hari akantu yashira kuri konte, naho mwebwe mbanejeje se mwanshiriraho iki? ntacyo mwanshiriraho, ariko boss nimunezeza hari akantu arampangira, izina ry'Uwiteka rihimbazwe. hanyuma iki gitabo cyanditswe na Yosuwa, kandi Yosuwa yari mwene Nuni. hanyuma Yosuwa yari umwisirayeli nyakuri. uyu mwana witwa Yosuwa ari bumwe mu bagabo 12 bagiye gutata igihugu cya Kanani. ari mu bagabo 12 bagiye gutata igihugu cya Kanani igihe Mose yari umuyobozi. hanyuma ari mu bagabo 2 b'inyangamugayo. haleluya. ari mu bagabo 2 b'inyangamugayo, nubwo 10
bazanye inkuru z'icamugongo, hari babiri bazanye inkuru zitari icamugongo. Mbega nubwo waba uri kumva inkuru z'icamugongo, izo wumvise mu kwa mbere n'izo wumvise mu kwa kabiri ukageza mu kwa gatandatu, hanyuma muri uku kwa karindwi tuzanye inkuru zitari iz'icamugongo. Yesu ashimwe cyane. Umunsi Mose yabatumye ngo yarabatoranije, arababwira ati umva rero, urugendo dufite tugiye Kanani, kandi Kanani mufate urugendo mubanze mujye kuhadutatira, murebe ko icyo gihugu koko kimeze nk'igihugu Imana yaduhaye, Imana yadusezeranije, nk'uko abasugokuruza bagisize, murebe ko ariko kikimeze. Hanyuma ngo haza abagabo 10, abagabo 10 bazana inkuru babwira Mose n'Abisirayeli, babwira ati yewe, igihugu koko ni cyiza, kiranese, kireze, ariko abagabo bariyo ni barebare, gituwemo n'Abanaki, gituwemo n'Abahivi, gituwemo n'Abaheti, gituwemo n'Abayebusi. Twahagararanye nabo tubona tumeze nk'inzige mbega imbere yabo. Hanyuma Mose aravuga ati noneho reka mbaze icyiciro cy'abakobwa ndebe ko barampumuriza. Aravuga ati mw'abakobwa mwebwe mwakibonye muti? Hanyuma baravuga batumva rero Mose, igihugu koko ni cyiza nk'uko Imana yakidusezeranije, ariko abagabo n'abasore bari hano hanze ntago batuma tukigeramo. Aravuga ati cyo kamamagara abasore ndebe. Arabati mw'abasore mwebwe amakuru yanyu mukuyeyo n'ayahe? Baramubwira bati mwana, urareka amagambo, hano hanze hari abana bahiye, hari abana bisize, ntago mbega cyari cyiza twari tunakunze kukijyamo, ariko abagore n'abakobwa bari hano hanze ntago batuma tukigeramo. Aravuga ati kamamagara abagore hari bo barampumuriza. Aravuga ati mw'abagore i Kanani mwahabonye muti? Abagore baramubwira ati icecekere, icecekere nta makuru ufite. Aravuga bati nyamara igihugu cyo ni cyiza, n'imbuto twazizanye, ariko abagabo n'abasore bari hanze. Aguha 5 yakugurira irindazi, ubundi akaba kuyobeje inzira. Akuguriye mvireyo rimwe gusa, mvireyo rimwe cyaka kugurira umusururu, inzira ukabura yiyobye. Aravuga ati none mw'abagabo mwebwe mwaza mukambwira. Ngo abagabo baramubwira bati rero ibyo abakobwa bakubwiye, n'ibyo abagore bakubwiye, n'ibyo abasore bakubwiye, nta muntu n'umwe wabirengaho. Dore rero twebweho dufite ibibazo byo mu ngo, ibibazo by'abanyeshuri, ibibazo, ariko abagore n'abakobwa bari hanze nabo ntago batuma tujya. Baravuga ati yewe, n'urwunge ruri hanze aha ntago rwatuma tugerayo, inzoka yaragashutse. Mose yikubita hasi imbere y'Abisirayeli bose. Ariko ndashimira Imana, inyuma hariyo uwitwa Yosuwa na Kalebu. Haleluya! Hanyuma ngo Yosuwa nawe arahaguruka abwira Mose amagambo akomeye. Aravuga ngo nubwo bagukuye umutima, nubwo bamaze iminsi baguhahamura, nubwo bamaze iminsi bakubwira inkuru z'icamugongo, aravuga ati nanjye imbuto nazizanye, ngibi ibinyomoro ndabizanye, ngaya amatunda nayazanye, ariko umva nkubwire, abo Banaki barahari, Abayebusi barahari, n'Abaheti n'Abahivi bose barahari, ariko niba Uwiteka atwishimira, haleluya, niba Uwiteka atwishimira, azatujyana muri icyo gihugu, akiduha ari igihugu cy'amata n'ubuki. Aravuga ngo abo banzi, aravuga ngo abo banzi bo mubihorere, ntibagifite ikibakingira, mugire guca tuyicubahiro kabisa, izina ry'Uwiteka rihimbazwe. Aravuga ngo ntibagifite ikintu kibakingira, Uwiteka niba twishimira tuzabarya nk'imitsiba. Izina ry'Uwiteka rihimbazwe, izina ry'Uwiteka rihimbazwe. Hanyuma ngo haguruka uwitwa Kalebu. Kalebu nawe arahaguruka aravuga tumva rero, njyewe mbabwiza ukuri, duhaguruke nonaha tugende, igihugu Uwiteka yarakiduhaye kandi tuzakigeramo amahoro. Izina ry'Uwiteka rihimbazwe. Hanyuma ngo ako kanya
Mose arahaguruka yuzura umwuka wera. Umwuka wera ni mwiza kabisa. Umwuka wera ni mwiza, yuzura umwuka wera ngo arahanura. Arangiye ngo arahanura ati yewe Yosuwa na Kalebu, icyo gihugu mwatase muzakigeramo amahoro, muzagituramo, kizaba gakondo yanyu. Ariko abangaba bakuye umutima Abisirayeli, abangaba bakuye umutima abanyamuguri, ntago bazakigeramo. Hanyuma igihe cyaje kugera, umunsi umwe Abisirayeli babura amazi. Itureba tutayireba tuyigere gute tuyubahe. Barangije kubura amazi, hanyuma Mose, Abisirayeli bose barahaguruka baramubwira batari ko Mose, ni iki gitumye wowe n'Uwiteka mudutsinda hano? Ko inyota igiye kutwica, turabigenza dute? Hanyuma Mose aravuga ati muceceke, nje kubanza navugana niyampamagaye, nje kubanza nayisenga. Imbaraga ziva mu masengesho ndazizi. Ngo arapfukama arasenga. Agisenga Imana iramubwira ngo yewe Mose, genda ubwire igitare kidudubiza amazi. Hanyuma Mose kamere yari yamurenze, yageze mu mutwe, mbega yamaze kurakara. Harya namwe murarakaragara? Oya da, mwebwe se mwarakara n'ukuntu muri beza ko muri kurebana baza mugenzi wawe uti nawe urarakaraga. Hanyuma rero uburakari ntibusohoza gukiranuka kose, ahubwo mwumva ikintu cyabaye kuri Mose. Ngo Mose yamanukanye inkoni, araje kuyimanukana, aragera bati mwabivume mwe, ntabwo mwari muzi ko yampamagaye. Ngo abakubise igitare, agikubita inshuro ebyiri, maze igitare kidudubiza amazi. Kirangije kududubiza amazi, Abisirayeli baranywa buhira n'imikumbi. Uwo mwanya mwumva ukuntu Imana iteye ubwoba, mwumva ukuntu Imana itinyitse, mwumva ukuntu Imana mukwiye kuyikorera mutarebye ku bantu, muyitinya yonyine. Hanyuma ihita ibwira Mose, iramubwira iti yewe Moyize, Mose, zamuka umusozi wa Nebo, umanuke mu kibaya ca Pisiga, nugerayo nkunogonore. Nugerayo urahansanga bite nkunogonore. Mose aravuga ati zikani nkoze iki? Aravuga ati si koko hari uko nagize simvuye no kugusenga. Aravuga ati ubu nkoze iki? Ngo hanyuma azamuka umusozi wa Nebo, amanuka mu kibaya ca Pisiga, asanga Imana iramutegereje. Iramubwira iti rero Mose, kubera kutagaragaje kwera kwanje imbere y'Abisirayeli bose, ubu ngiye kukwica. Maze Mose ayibaza ibibazo, arayibwira ati Uwite, ukurikije ukuntu twavanye mu Egiputa tukambukana inyanja itukura, mu butayu tukagendana, uburanyica gute koko? Ndapfa ndyamye, ndapfa nicaye, ndapfa mpagaze. Uwiteka aravuga ati ukurapfa kose uranapfa. Mwebwe mukinisha Uwiteka. Hanyuma Mose aravuga ati umva rero Uwite, tuganire, ndi kubona wamaramarije kunyica, none ihangane nje gusezera ku Bisirayeli bwa nyuma, maze nzunyice. Uwiteka aravuga ati genda uransanga. Hanyuma aragenda agera imbere y'Abisirayeli. Abageze imbere muza agasha kabaye. Yaravuga ati mwa Bisirayeli, mugiye Kanani, ndi kubireba mbona mugiyeyo. Mugiyeyo mwa mugiyeyo. Haleluya. Aravuga ati mugiyeyo, ariko nimumara kurya mugahaga, mukambara mugashira imbeho, mukubaka amazu meza, muramenya ntimuzibagirwa aho Uwiteka yagize gute yadukuye. Ubwo aravuga ati nje nsubiyeyo. Yararirimba aravuga ati farashi n'uwihetse Uwiteka yabiroshe mu nyanja, mwibuke uko Uwiteka yatugaburiye manu. Ngo Imana nayo irebye ibona ari gutindayo, ngo irazamuka. Izamuka umusozi ijya kumutegereza. Aravuga ati umwana ko yatinzera. Ariko ngo Mose azamutse umusozi, asanga indirimbo zazamuye Imana ku musozi. Ngo hanyuma ngo Imana iramubwira iti urakoze kundirimbira neza, urakoze kundirimbira neza, kandi ndanezerewe, ndangije kunezerwa nza kugutegerereza hano. Ariko kubera kutagaragaje kwera, ihangane nkwice.
shangwe iramufata imukubita umunigwa imuturaho ibiramwishemwa ya ibiramwishe. Mwese murasomaga ko yapfuye? Ntago mwigeze mumenya ko yapfuye? Yarapfuye. Noneho mwumva ikintu gikomeye, iyo umuntu yakoreye Imana n'umurambo ntabwo Imana iwuha abadayimoni. Ngo abadayimoni bararekerereje baravuga batumva rero yagucumuyeho, none ubwo yagucumuyeho mutuzanire. Imana iti mucecekese, yarankoreye nubwo akagakosa akoze, ariko yarankoreye mureke mwihambire. Mwabadayimoni mwe muje kure mutareba ukuntu ngiye gushingura umukiranutsi. Ariko Imana ishimwe kabisa, Imana ishimwe, haleluya. Noneho Mose amaze gupfa, bagira ikibazo cy'umuntu uzabayobora, bagira ikibazo cy'umuntu uzabayobora nk'uko Mose yabayoboraga. Ariko ndashimira Imana, uyu murimo w'Imana ntugira Bogota Alabama, uyu murimo w'Imana ntugira Messi, mbega uyu murimo w'Imana ntugira rutayizamu. Naho twese twapfa ejo havuka abandi. Ntabwo uyu murimo w'Imana ari igihe cyo kuwikakazamo, ntabwo uyu murimo w'Imana ari igihe cyo kuwutoba. Abantu bakishira hamwe ari nka batatu ari nka bane ngo twebwe ngo tuzagukura muri korari. Ariko muzamukura muri korari? Korari ni yasko, iswa yimeneye amaraso. Ugasanga abantu bari bati twebwe inama zizarema tutarimo, ntago zizemerwa, iri toro ni ryasku. Ariko cyari ibintu rwose binsetse. Yaba mwarimu, yaba umushumba, yaba umudiyakoni akwiye kumenya ko iri torero ari rya Kristo. Dukwiye kumenya ko twebwe twizanye. Mwese ntabwo abantu batubonye dukuzera, ntabwo mubonanye mukuze, mwabonanye muri uduhinja. Ngegageza umuntu muri kumwe mubwira uti tuza umbonye nkuze. Natuze rwose, mukorane umurimo w'Imana mutuje kubera ko mubonanye mukuze. Haleluya. Ino mpamvu abantu ugasanga umuntu aravuze ati njyewe iyo muri korari bampagarikanye na runaka, njyewe inzoka yanje ntimwiyumvamo. Ibyo biyoka bitiyumvamo abantu, ubundi ni biyoka ki? Ngo ntabwo ngo inzoka yanje ngo ntabwo imwiyumvamo. Ugasanga ngo rwose ngo amaraso yanje ngo ntiyakorana na yuriya, ayo maraso gadakorana n'ay'abantu kazajya gukorana n'ay'ibisimba. Niyo mpamvu uri kubona iri toro rimaze kugira abajama, abaniga, abasitari. Mbega umuntu wese nukujyana bati mwana uri kugira se mwana ibiki warakerewe. Niba hari ikintu gikomeye giteye ubwoba, nta musitari w'umukene uhama. Ubwo suri umusitari nyamacyo, ukabona umuntu yigondoye ngo yakenyeye pocket wagira ngo ayineyemo, uri kutwemeza se ko twizanye? Uratwemeza ngo tugire dute? Twebwe twaje tugusumbya. Murashira hasi, icubahiro ni icy'Imana. Shira hasi ubuniga, shira hasi ubujyama, icubahiro ni icy'Imana. Haleluya. Icubahiro ni icy'Imana rwose. Sanga abantu ngo bisize utuntu, ari kugenda agize guca iminwa, wagira ngo yarumye agahene. Mana ugavuga gusa umuntu, uyu muntu ni ibiki? Yanamenya naho avuka. Ugasanga umuntu yadefurije, ariko yamara no kudefuriza akagenda yikorereyeho ibiti byamushengerera. Ubwo se urumva koko ubwo se amafaranga yapfuye iki? Umuntu aririrwa arakora ubuyede ngo nawe yadefurije. Biranyobera rwose. Hari ibintu mukwiye kurenga mu rwego rwo gukorera Imana, hari ibintu dukwiye kurenga. Haleluya.
hari ibintu dukwiye kurenga ugasanga ariko bana yanjye njye menya mutanagiraga n'iseseme ugasanga umuntu araje ngo rwose ngo Imana ngo imbabarire ngo narasomanye jewe kazungu umuntu yancira mu kanwa simukubite n'ikofi sha niko urabona ntigeruka kwiborosa nawe kiragusomye dore mbese ugasanga birakubwiye ngo wa mukobwa we ngo uri mwiza ngo ufite amaguru meza cecekase ufite amaguru meza uyasumbye inka cyangwa n'amaguru y'inka wayashira mu isombe neza ayawe bayashira no mu mashu ari ibintu rwose binyobera umuntu yari akagombye guca bugufi akamenya ko icyubahiro ari icande ari ic'Imana usanga rero abantu basangira ubusa akenshi bitana ibisambo usanga abantu yari abakene bahora barwana subu nkamwe mupfaga iki huya mupfaga iki na rukururana muparitse hano n'amamodoka muparitse hano ntugora mu rwana mwibanire neza niba mushaka kugira ngo Imana ibazamure mugire umwete wo kwibanira n'abantu bose amahoro n'uwakwezwa kuko utejejwe atazabona umwami Imana hose usanga abantu bishira hejuru hari n'igihe hari mu mujyi mbibona umuntu akakubwira ati yes boss yes ati wambe igiceri ute nta kintu ubwaryo ubwo uri boss nyamake kubuza igiceri umuntu ati yes boss ati yes ati wambe igiceri ati nta kintu ubwo uri umu boss nyamake ahubwo kagututse mu kinyabupfura ubwo uri kumva ugatagututse ku babyeyi ahubwo agututse no kuri nyogokuru rero sinaryikiriza ngo yes boss ngo yes boss uri boss koko uri kuryama ngo upfe bikanga uri boss uri boss mu ruhe rwego hanyuma rero mwumva ikintu gikomeye cyatse kuvuga Mose amaze gupfa bagira ikibazo cy'umuntu uzaba umuyobozi bati ninde uzatuyobora ko Mose apfuye yabonanaga n'Imana imbona nkubone ninde uzatuyobora ko ndashimira Imana mu bantu yarinze mu bantu yahamagaye ntago yabura muyobora abandi nimushaka mureke kubyemera ariko mu bantu Imana yarinze ntago yabura mu muyobozi yahamashe cyangwa wirorerere ariko ntago yamubura ntago Imana yamubura mu minsi mikeya ngo bakora ubufindo bwa bufindo bufata uwitwa Yosuwa mwene Nuni ababaye umuyobozi rero abatubuniweho ugiye kukiyongoza ugiye kujyana ubu bwoko i Kanani ngo Yosuwa agira ubwoba iyo Imana iguhamagaye ntabwo ari ibintu byo kwirukankira akenshi ugira ubwoba ngo Yosuwa agira ubwoba aravuga ati Imana aba bantu ndabayoboza iki ko bazi imikurire yanje ko bazi imibereho yanje ko bazi aho mvuka ko data na mama bari hano ndabayoboza iki ariko umva ijambo Imana yamubwiye ari mu bihe byiza byo gusenga iramubwira ngo yewe Mose yewe Yosuwa ubwo Mose apfuye akaba ari weho mpamagaye umva amagambo ngiye kukubwira irya mbere komera ushikame haleluya oya muri uku kwa karindwi umva Imana ukivuganye nawe komera ushikame nubwo uri guhura n'ibigeragezo komera ugira ute ushikame aravuga ati sinone nkomere kikame ndakomezwa ni aravuga ati ceceka uko nabanaga na Mose niko nzabana nawe maze Yosuwa aravuga ati ariko se none ibyo bintu uri kumbwira bifite ibimenyetso ariko Imana iramubwira itumva nkubwire bifite ibimenyetso ho icyambere uyu munsi ndatangira kugukuza mu Bisirayeli bose bamenye ko ari cyo guhamagaye nyeganyeza umugenzi wa mubwira uti Uwiteka aragukujije munyeganyeza umubwira uti Uwiteka aragukujije kura uyu munsi ndatangira kugukuza mu Bisirayeli bose bamenye ko ari cyo guhamagaye izina ry'Uwiteka rihimbazwe natangaye cyane ngo Yosuwa umunsi
umunsi yageze imbere y'Abisirayeli, muzabisome mu bice 3 uhereye ku murongo wa 5 w'iki gice. Yabwiye Abisirayeli bati mw'Abisirayeli mwaramutse, bati twaramutse. Mwumva ikintu cya mbere ngiye kubabwira, mwiyeze kuko ejo Uwiteka azakora ibitangaza muri twe. Mvuze ikintu kiri kumvikanara, bati gwari genda guhanurira abapende mu kinyabupfura, kagira ngo ni ikindi kidini cyaje gukorera mu kibanza cy'abapende. Muracyari abapende. Haleluya. Arababwira ati mwiyeze kuko Uwiteka azakora ibitangaza muri twebwe. Ejo azakora ibitangaza muri twebwe. Baravuga bati kandi biragenda gute? Ngo barabyizera, bagiye imbere gatoya ngo bahura n'ico bita Yorodani. Yosuwa, Mose yatuyobozaga inkoni, none wowe nta n'igiti cyamushingirira ufite. Ubwo iyi Yorodani turayambuka dute? Ariko umvu Imana iguhamagaye iragukurikirana ikazaguha n'ibizagutunga mu muhamagaro. Nubwo mutanyumva ariko harababyumvise, Imana iguhamagaye iragukurikirana ikazaguha n'ibizagutunga mu muhamagaro. Muvuga ngo amen, mbabwira kandi amen. Yes. Hanyuma Imana ibwira Yosuwa ikintu gikomeye, iramubwira iti yewe Yosuwa, iyo Yorodani murayambuka, nubwo yuzuye murayambuka, nubwo ibibazo ari ibibazo murayambuka, nubwo ibigeragezo ari ibigeragezo murayambuka, nubwo abantu bakwanga ari igihumbi murayambuka. Hanyuma ngo Yosuwa arabyizera, ageze kuri Yorodani arahagarara asanga Yorodani iruzuye. Aravuga ati aho menya tutarahaca. Ariko ubuyobozi areba kure, aravuga tumva rero iri teraniro ririmo abatambyi bati turi hano. Aravuga ati muze hano. Abahagarika hariya, ntabwo bari bazi icyo agiye kubakoza. Arangira aravuga ati iri teraniro ririmo abahanuzi, umuntu wese ugira guca bikoreshejwe n'Imana nawe aze hano. Maze ababikoreshwaga n'abandi anababyiganaga baravuga bati haraturahajara. Hari umuntu ushobora guhanura mu butayu ariko mu rusengero atashobora guhanura. Uyu muntu rero aradupirata mwa. Mubitekereze neza. Barahari? Barahari. Amasezerano yaturutse ku Mana, ataraturutse ku marangamutima y'abantu. Baravuga bati natwe turahari. Baraza biteraho. Ubwo bibaye ibyiciro bingahe? 3. Icy'abatambyi, n'icy'abahanuzi, n'icy'abanyamasezerano. Hanyuma abandi bose Yosuwa arababwira ati iyi sanduku y'isezerano muyihe mikono 2,000, mugiyo hirya mugiyo hepfo. Hanyuma tsigarane n'aba bantu bahamagawe n'Imana, bavuganye n'Imana, bafite umwuka w'Imana. Aravuga ati ngaho mwebwe yahamagaye, mwebwe babahanuzi, mwebwe babaririmbyi, tugiye gusimbukira muri Yorodani. Yuzuye. Rahira kutasubirayo kwiruka. Oya rwose, imbere y'Imana ishobora byose z'umutima wanyu, abantu basimbukiramo bagire bace. Kore kw'Imana wese mwitinyiraga gupfa. Yosuwa rero yari umusirikare watinya gupfa utatinya gupfa. Yari yavuze atupfa kuba warahamagawe n'Imana. Ariko mwumva ibanga ririmo, iyi Imana yavuganye nawe, ikavugana nawe ibintu biturutse mu ijuru, naho imodoka yakugonga yahombana. Iyo Imana yavuganye nawe, naho bakuroga wabunya, ariko kazagera ku cyo Imana yavuganye nawe. Haleluya, haleluya. Yes. Hari igihe umuntu ahura n'ibibazo, yamara guhura n'ibibazo akavuga ati ariko Mana, ibibazo aho byanzutagurije ngo icyampa ngapfa. Nuko utari wapfaho, nuko utari wapfaho. Ninde se wapfuye akagaruka? Ariko umva abantu bahamagawe n'Imana baramubwiye bati Yosuwa, humura twe turahari, humura turahari. Ahubwo nugusimbukiramo udusabye. Ngo abatambyi bahetse isanduku babagurukiyemo, babasimbukiyemo. Hanyuma abahanuzi nabo
abasimbukiyemo. Hanyuma abanyamasezerano nabo babagize gute? Basimbukiyemo. Ngo amazi arahagarara, aya ruguru na yepfo ahita ahagarara. Yes, ahita ahagarara. Haleluya. Mbega hani muguri hakenewe abantu bashiritse ubwoba, hakenewe ibikuke byarangije gukuka. Bivuga ngo twebwe turabanza muri Yorodani, hanyuma tunabone ko n'uru rusengero tugomba kuba kurugezweho. Mbega ari ibintu bikomeye Imana ishaka kubakoresha, ariko hakenewe aba bantu. Ngo Yorodani amazi gagira ubwoba, karavuga gataba abantu ubishe wazagwa ku gasi, aba bantu ubanze waba wiyanze. Ngo hanyuma ngo amazi arahagarara. Arangije guhagarara, niba ndi kumwe n'abarokore muvuge ngo amena. Natwe turibuka iminsi Yorodani yari twuzuranye, ariko Uwiteka akaducira inzira. Iri terero ryaba ririmo abantu Imana yaciriye inzira babuze inzira, barahari. Nibura ngo muyihe amashyi, muyibwire mutima, ni wowe waciye inzira, ni wowe waciye inzira uraturokora, ni wowe waciye inzira uratugaburira, ni wowe waciye inzira uratwambika, ni wowe waciye inzira Alleluia. Celebode salayafo tenegrere bonesive iteke boravedota. Niwe waciye inzira ababyeyi bava ku iseta, niwe waciye inzira abantu baraheka, niwe waciye inzira turakura, niwe waciye inzira turiga, niwe waciye inzira turarya, niwe waciye inzira. Abantu mwemeza ko ari Imana yaziciye muvuge ngo amena. Imana ishimwe. Nimushaka muyongera amashyi, niyo yaciye inzira. Imana niyo yaciye inzira. Haleluya. Najakando Yorodana Munjisinga Munjesombe Ugarutse Unoneho Sinzongera Musime ibihe byiza wigeze ugira. Uyibwira uti ku kwezi kwa karindwi ndashaka ko kuba ukwezi gushasha, ndashaka ko Imana inkubitira Abaheti, ndashaka ko Imana inkubitira Abahivi, ndashaka ko Imana inkubitira Abayebusi. Kandi dusenge ubyizere. Niba hari umuntu uri muri iri teraniro akaba atari yakira Yesu umwami n'umukiza, nawe azamura ikiganza tumufashe gusenga. Abandi mukomeze musenge. Umuntu ushaka gukizwa, niba ari muri iri teraniro umuntu wazengerejwe n'ibigeragezo, karuhura ni Yesu. Imana niyo karuhura, Imana nihindura amateka. Niba uhari zamura ikiganza. Nushaka ubumwe, Imana ishimwe. Nababonye disiwe mutere ntabwo munyegere, mutere ntabwo muze hano. Iteka nza
gutwara umurimo w'Imana, biragatsindwa kwimura Uwiteka, biragatsindwa kwimura Uwiteka ngo dukorere izindi mana. Imana impamvu tuyikorera niyo itugize abo turibo, si uko utuye bakuvuga gutya, batanga ubuhamya ko bavuye muri korali, ariko Mana we iteka nzagukorera iby'isi bizinutswe, hanyuma na Feliciyane asengera ibyifuzo byacu twese. Uku kwezi kwa karindwi tugiye gusabamo ibintu bikomeye, ibyo tutasaba abantu. Tugiye gusaba amafaranga, dusaba ibiryo, dusaba amazu, nta mategeko abihari. Karibu no gusenga. Yesu Imana data wa twese, Imana nyir'ububasha, Imana y'urukundo, Imana y'imbabazi, Imana igira neza. Uyu munsi menyekane ko ari wowe Mana, turakubonye, tukubonesheje amaso yacu, natwe turishimye, tunejejwe n'uko wahamagaye bashiki bacu, Mana, kugira ngo bagirire neza, ubaze kugira ngo bazakubone bagupfukamye imbere rero. Mana, hatakuzi kora ku maso yawe akubone, kandi uvuga neza ibyo baryumve, ubiyereke mu bibusha, Mana, bakubone mu izina rya Yesu. Turabasengeye bakuraho utumiza, bakuraho imico, bashyira mu ngingo, bashyira mu gituza cyawe, ongera babicira no kuresha ibyaha, birukana ibyaha muri wowe. Amaso yawe wese ubatunganye kuri Imana. Hari abandi bataye umurimo, bahuye n'ibigeragezo baratsindwa, baraneshwa, ariko bigusigaye